ikaze ku kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abantu bakuru cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima kugira ngo zibahugure bige ubuzima bwabo buhinduke. Turakomeza kubifuriza umwaka mushya w'ibihumbi 2021 tubifuriza ko uyu mwaka uzababera mwiza cyane. Nkuko mubimenyereye rero dutumira abantu batandukanye batuganiriza ku bintu bitandukanye. Byagiye bivugwa mu makuru mu mwaka ushize, bikunda kugarukwaho buri gihe. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo turakiganiraho uyu munsi, ariko umuntu turi buganire nawe kuri icyo kibazo ni umuntu wagize icyo agikoraho. Uti uwo ninde? Uti icyo kibazo ni iki? Twatumiye umudamu witwa Clarisse Mfurayabo, Marie Clarisse Mfurayabo. Marie Clarisse Mfurayabo niwe washinze foundation cyangwa se umuryango witwa Mfura Foundation. Uwo muryango ni umuryango, bimwe mu bintu akora harimo uwo muryango, yes, Mfura Foundation ayoboye, ariko we ku giti cye akaba afite company cyangwa se ubucuruzi bukora consultance mu kugira inama abikorera ku giti cyabo n'imiryango itegamiye kuri leta ku bijyanye n'ibaruramari cyangwa se financial management, financial planning. Ni umujyanama mu bintu bya finance mu bigo bitandukanye. Akaba amaze imyaka irenga 5 ari ko kazi akora, ariko yanze ko bigarukiraho ashinga umuryango witwa Mfura Foundation. Uti rero Mfura Foundation ikora iki? Mfura Foundation yaje nk'umuti cyangwa se umusanzu we mu gukemura ikibazo kiri ku mitima y'abantu benshi, abanyarwanda by'umwihariko, ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda. Abana batoya, abana b'abakobwa bagaterwa inda, bagatabwa n'imiryango, bakava mu mashuri, imibare ikomeje kuzamuka. Icyo kibazo cyaravuzwe cyane umwaka ushize, hari ingamba zagiyeho, ariko we yaricaye nk'umucuruzi aravuga ati nanjye hari umusanzu natanga wo kubaka igihugu, so gukora ubucuruzi gusa nkakora amafaranga gusa, ariko nanjye hari umusanzu natanga nkagira ikibazo nanjye nitaho nk'umunyarwandakazi. Rero Clarisse afungura Mfura Foundation, akaba ari cyo kiganiro tugiye gukorana nawe uyu munsi, akaba ari cyo kiganiro tugiye gukorana nawe tuganira kuri icyo kibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda n'uburyo bafashwa, ubufasha umuntu yaha abana b'abakobwa barimo guterwa inda. Yego hari ingamba nyinshi ziriho, ingamba zijyanye n'umutekano, ingamba zijyanye n'ibihano ababafashe ku ngufu, ababahohoteye bagomba guhabwa, ariko hari n'ikindi kintu natwe twakora nk'abantu bo muri societe cyangwa se umuryango nyarwanda. Clarisse rero turamwakire ku kiganiro The Barbara Show. Clarisse, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe. Yes. Mfura Foundation yavuye he? Mfura Foundation ni igitekerezo nagize kuva kera nkiri umwana. Okay. Ngewe nahoze nkunda gufasha. N'ibyo nkora byose nkorana n'abantu batandukanye, nkorana n'urubyiruko, nkorana n'abakuze, nkorana n'abana, ariko igihe cyose iyo mbona umuntu akeneye ubufasha ngira uwo mutima mbibona mbere nkumva namufasha. Ibyo byatangiye ndi muto cyane niga muri segonderi. Mama kazajyamo itike, two nigaga hariya muri lycée, mama kazajyamo itike dutuye Kimihurura, nkayibika nkazamuka n'amaguru, kuko nabaga nzi ko hari umwana utabonye isabune, udafite korogati, cya giceri yampaye nkagenda nkagiha wa mwana. Nuko kuntu nabayeho mu bushobozi buke nari mfite, ariko maje gukura numva cya kintu noneho kigenda gikura nkumva umuntu yababaye nanjye bikambabaza. Nuko nguko byanjeho. Noneho nza gukura, mbiganiriza inshuti, mbiganiriza abavandimwe, tukajya duhura, tukajya gufasha abantu, ariko barambwira bati iki kintu kitazazima. Icyo gitekerezo wari ufite? Yego, iki gitekerezo kitazazima, ahubwo ngwino
tugutera inkunga wubaka umuryango uzasigasira cya gitekerezo cyawe. Ndashimira n'umugabo wanjye yabimfashijemo cyane. Muri duke nk'uko wabivuze nkora ibintu bya consultance muri finance, duke ngenda mbika nitwo ngenda mfata nkajyana muri Imfura Foundation. Nuko Imfura Foundation yavutse, nyishinga ibi Rwamagana, dukorana n'abana b'abakobwa, ubu dufite abana 40. Abo ni bake, abo ni bake kuko abakeneye ubufasha ni benshi, ngo kuko Imfura Foundation yavutse. Okay. Mwatangiye ryari? Twatangiye 2019. Okay. Twatangiye 2019 mu kwezi kwa 7. Aho twari turi kwitegura mu kwezi kwa 9 dukora board, inama, akanama k'ubuyobozi ka Imfura Foundation, turaterana dushyiraho ibigomba kutugenga, mbese dukora ibigomba kugenga umuryango muri rusange. Birangije dusaba n'ibyangombwa, tugera n'umugisha barabiduha muri RGB. Ubu twebwe dufite icyangombwa rwose cyuko tugomba gukora nk'umuryango utegamiye kuri leta. Abana b'abakobwa barimo guhohoterwa muri iyi minsi bagaterwa inda, bifite ingaruka nyinshi ku buzima bwabo, ku buzima bw'imiryango no ku buzima bw'igihugu, kuko aba bana bava mu mashuri, abana bafite za trauma zitandukanye bahura nazo. Ni gute watekereje kujya kwita kuri abo bana? Kuko hari abana benshi bafite ibibazo bitandukanye, wowe wibanze ku bana b'abakobwa gute? Buriya uriya mwana ntabwo ari umwe, ni babiri. Kandi umwana uri babiri gute? Ni umwana ndetse yabyaye n'undi mwana. Umwana kugira ngo ahe uburere undi mwana kandi nawe akeneye uburere, ni ikintu twagakwiye gutekereza kandi tukagiha agaciro. Wa mwana nanone uburere atanga, ese arabufite? Wa mwana yabyaye azakurana ubuhe k'uburere buva mu muryango? Niba wa mwana nta burere afite, kuko hari ibintu byinshi bituma umwana abasha kuba yaterwa inda akiri muto. Turababyeyi twese turabizi, iyo umwana atashye agataha saa 1, agataha saa 2, agataha saa 12, ukamwihorera ukaguma mu byawe, ntunamwicaze umubaze ati uvuye he, ejo arongera, ejo akongera. Ni ukuvuga ngo uburere mu muryango bugenda bugabanuka, nta gitsure mu babyeyi. Uyu munsi umwana uramubwira akagusubiriza hejuru. Wa mwana iyo aje muri Imfura Foundation natwe turabibona, ariko uko iminsi igenda niko umwana nawe agenda ahinduka, afata imico ya kimuntu, amenya ko atagomba guhamagara umuntu uri ikantarange ngo yewe kana, kagomba kumwegera akamuhamagara akamubwira icyo amushakira. Uyu munsi urasanga abana benshi bavuye mu miryango yabo, ntabwo ari uko babishaka kuvayo, ni ihohoterwa bakorerwa. Tukiri aho ngaho, iki gihe mumaze mukorana n'abo bana b'abakobwa muri Imfura Foundation, urareba ugasanga ikibazo kiva mu miryango bavukamo. Guhohoterwa ni kimwe, ariko hari n'ibindi bibazo bahura nabyo mu miryango bishobora kuba bibe-exposa kuri icyo kintu cyo guhohoterwa hanze y'umuryango. Cyane rwose mu muryango niwo zingiro w'uburere bw'umwana. Mu muryango hari abo byanga pe, ariko ibibazo byinshi twebwe dufite muri Imfura Foundation bituruka mu muryango. Mbere yuko n'umwana aterwa inda cyane, papa na mama bararwana. Papa yagiye yanyweye ntiyahahiye urugo, baraburaye, arasohoka hanze ahure n'umusore amubwira ko ashonje n'umwana, amubwira ati ngwino nkugurire akaji. Uko amuguriye ji ni nako bahuza urugwiro.
ni umwana uri kubimubwira, ni umuntu mukuru cyangwa se ni n'umwana bangana, ariko umwana w'umukobwa icyo akeneye nicyo ashyira mu nda, ubwo akahita aryamana nawe muri ubwo buryo. Iyo ni kese imwe. Iyindi kese zijya zikunda kubaho ni igihe umubyeyi nk'uko nari mbivuze mbere, abona umwana atashye saa 12 yikomereje gahunda ze, atashye saa 1 ejo, uvuye he? Mvuye ku ishuri. Ese ishuri ritaha saa 1 ribahe? Kuki adakurikirana ngo amenye ko iryo shuri koko batashye saa 1? Icyo nicyo kibazo gihari gituma n'inda zitateganyijwe ziyongera. Kuko iyo urebye ugasanga imibare uko igenda izamuka, unabibona no mu muryango, niko divorce zibaho, niko abashakanye ubona ubwumvikane ntabwo. Rero ibyo byafekitinga wa mwana uri muri uwo muryango. Noneho arabyaye rero, niho nari ngeze. Arabyaye, ari muri wa muryango utumvikana, ari muri wa muryango w'amakimbirane. Isi aratashye yasinze, aramukubita, akubita umwana we, ngo kimvira aha, wandaya we, untesheje agaciro, kandi agaciro ari we wakitesheje mbere. Icyo nicyo kibazo bafite cy'ihungabana rikomeye cyane. Bamwe muri bo afata gutyo utwenda twe n'utwenda tw'umwana, abandi bari mu rugo, akagenda atazi yajye. Kubera iki? Baramutuka, baramutoteza. Umwana we nuko niba musize aho ngaho, ntibari bumugaburire, ntibari bumwoze, ntibari bumwiteho nk'umwana. Barumva ni uwa kanaka, ni uwa yandaya, kandi uwo bita indaya ni umwana. Ni umwana. None se reka nkubaze, mu bana ufite ufasha muri Imfura Foundation, umuto angana ati, cyangwa se watewe inda akiri muto? Ubu umuto afite imyaka 15, bamuteye inda afite imyaka 13. Wow. Uwo rero niwe uhura n'iryo hohoterwa mu rugo, niwe witwa indaya, kandi ni umwana. Ni umwana. Noneho ikirenzeho, uwo mutoya iwabo barabataye, abasigana na bakuru be bose barabyaye, babyariye yarabyaye, n'abana n'umuryango. Mbese ni ibintu biteye ubwoba. Izingiro ry'iki kibazo riri mu muryango. Uburere na responsibility cyangwa se inshingano z'ababyeyi ku bana babo mu muryango. Yego. Ni ibihe bibazo bitatu bikomeye abana bahuhutiwe, batewe inda bakunze guhura nabyo, wowe nk'umuntu ubana nabo ubafasha? Ni ibihe bibazo bitatu bikunze kugaruka? Ubundi ibibazo bagira ni byinshi cyane. Ngerageje kubirimo. Ni byinshi cyane, unabivuze bwakwira bugacya kuko nibyo duhoramo. N'iki gihe cyose nibyo turimo. Icya mbere, bafite ikibazo cy'ihungabana rikabije. Trauma. Uyu munsi ushaka kumubona ameze nk'umusazi. Atari uko ari umusazi, ahubwo ari ibibazo byamurenze. Kubyakira nk'umwana, twagakwiye kumufasha kwakira cya kintu cyamubayeho, ariko turamutererana. Niho Imfura Foundation yazeye iramufata, iramwiyegereza. Dufite abafasha muri counseling, kubagira inama. Yego. Icyo gihe tukamwumva, tukumva ibibazo afite, tukanamugira inama, tukamwereka n'uburyo agomba kubaho, tukamwerekeka ko afite ejo heza. Ntago icyo nicyo kibazo cya mbere bafite cy'ihungabana, bituma batabasha no kugera ku cyo bashaka cyose. Icya kabiri bafite ikibazo, buriya bari abana baterwa inda abenshi baturuka mu miryango itifashishije, ikennye. Bafite ikibazo cy'uko bagomba kubaho, iby'ingenzi bakenera barabibona gute? Icyo gihe kugira ngo arye, kugira ngo umwana we arye, kugira ngo no mu rugo barye, bajya guca inshuro.
ibaza umwana w'imyaka 15, umwana w'imyaka 16, umwana w'imyaka 19 aje kukubwira ngo ndaguhingira kuva mu gitondo kugera nimugoroba, uramuha amafaranga 700. 700 ari buyarye, ari bugaburire umwana indyo yuzuye. Ibyo bintu kubihuza ni ikibazo gikomeye kuri bo, no kugira ngo arye wenyine kandi ari mu muryango, nabyo ni ibibazo bikomeye. Bafite ikibazo cyo kubona iby'ingenzi umuntu akenera kugira ngo abeho. Icya gatatu bageraho iyi bafite ikibazo, tubashishikariza gusubira mu ishuri. Ariko umwana ufite ibibazo nk'ibyo ntafite ahasiga umwana, ntafite icyo arya, kugira ngo ajye mu ishuri n'ingorabahizi. Bamwe baviriyemo muri primaire, babateye inda bari muri primaire, abandi babateye inda bari muri secondaire. Ibyo byose iyo ubihuje ubona ko bafite ikibazo cy'uko bashobora gusubira mu ishuri, naho bazasiga umwana n'icyo bazarya nibava ku ishuri, n'icyo umwana azarya, n'icyo azambara, n'ubuzima mbese muri rusange uko bwagenda aramutse agiye ku ishuri. Ibibazo bitatu. Aha hari Homefura Foundation, nubwo ubushobozi butaraboneka ku buryo tubasha gufata abo bana, kuko kujya ku ishuri bo abana bagomba gusubira ku ishuri kuko bakeneye kwiga. Abana babo nabo dufite gahunda y'uko tuzabasigarana. Icyo nacyo ni ikintu tugomba gutekerezaho. Tugomba gutekereza kuri ibyo bibazo bitatu n'ibindi byinshi, ni na byinshi cyane. Ariko ikibazo cy'ihungabana, ikibazo cy'ubukene, amikoro, imibereho, n'ikibazo cy'imyigire yabo. Ku myigire yabo tugatekereza abana babo. Iryo ni ryo zingiro ry'ikibazo. Ntashobora kujya kwiga ngo akore ikizame atsinde yasize umwana arira. Ntabwo bibaho. Adafite n'aho amusiga. Aho icyo nicyo kibazo dufite. Tujya tugira, nubwo natwe tubikora, wenda kamite njya no kubiganiro, ku bikorwa dukora. Bajya baza kuri Mfura. Buri munsi hagira umubare uza, buri munsi haza abana 10 kubera muri iki cyorezo cya COVID, kugira ngo tubashe kubahiriza social distancing. Uyo yaje n'imbogamizi zahari gusiga umwana, kuko baraza tukabigisha, tubahugura mu bintu bitandukanye, kubaho, kugira uko witwara ikinyabupfura, ese ubuzima bw'imyororokere, kwihangira umurimo, tubigisha ibintu bitandukanye. Ayo mahugurwa tubaha abahuza ari benshi, bose nta n'umwe ufite umwana. Mbere y'uko dutangira twabanje kuganira n'ababyeyi babo. Icyo turaza kukigarukaho, ntugitindeho, turaza kukigarukaho. Buri wese rero agomba kuza adafite umwana, agomba gushaka ahantu amusiga kugira ngo abe concentré, yumve neza ibyo turi kumwigisha. Ayo ni amahugurwa. Tukagira n'irindi shuri ntavuga twigishirizamo ubumenyingiro, tubigisha kudoda. Buri mwana bafite imashini ye na mwarimu aba aho ngaho ari kubigisha. Nta kuntu yaza kwiga afite umwana mu mugongo. Ibyo nabyo tureba uburyo tubitegura ku buryo umwana aza atekanye, akiga agataha, agasanga umwana, kandi bose ukabona nta kibazo bafite. Nta mwana turabona usiba ngo kuko yabuze ahasiga umwana, nta mwana turabona asiba ngo kuko yaburaye. Umwana wageze muri Mfura Foundation tumakinga sure ko tubashije kugerageza kumufasha ku buryo abaho atekanye, na bya bindi tumwigisha akabyumva, nuko tubafasha. Urakoze cyane Clarisse. Ukurikiye ikiganiro The Barbara Show ku Isibo, dutambuka buri munsi ku cyumweru 1:30.
ariko iki kiganiro nimba ariho ukigifatira ushobora kugisanga kuri YouTube ifite ayo mazina The Barbara Show, murabibona kuri ekra zanyu. Reka twamamazeho gato turagaruka tureba kuri iki kibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato, ibibazo bahura nabyo n'umusanzu twatanga, kuko ntago ari ibibazo byose leta yabasha kubikora. Natwe hari icyo twakora nk'abanyarwanda, hari icyo twakora nk'ababyeyi. Nk'uko mwabyumvise Clarisse yabivuze, izingiro ry'ibi bibazo ahanini riba riri mu miryango abana baturukamo. Turagaruka mu kanya, ntuveho. Turakwakiriye wowe warukurikiye ikiganiro The Barbara Show. Turimo turaganira na Clarisse Mfura yabo, umuyobozi ndetse wanashinze umuryango witwa Mfura Foundation. Mfura Foundation ifasha abana b'abakobwa batewe inda. Ni ikibazo kiriho, ni ikibazo tuganiriyeho cyane, ni ikibazo twumva cyane, imibare irazamuka, ariko nagize amatsiko yo kumenya aba bana aho baturuka, imiryango baturukamo, ese n'icyo umuntu yabafasha, ese n'icyo umuntu yabamarira. Ariko mbere ko umuntu amenya icyo yabafasha n'icyo yabamarira, agomba kumenya ibibazo bafite ibyo ari byo. Nk'uko Clarisse rero yari yabivuze, bahura na trauma, ihungabana, kubera ibi bibazo baba bahuye nabyo, baba bavuye mu ishuri, baba baretse kuba abana kandi bakiri abana, bikabahungabanya. Bagahura n'ikibazo cy'imibereho, akeneye kubaho, umwana abyaye akeneye kubaho, akeneye kurya indyo yuzuye, bari mu bukene bwinshi, n'ibibazo bikomeye. Cya gatatu, aba bana bakeneye gusubira mu ishuri, ariko se nibasubira mu ishuri abana babyaye barabasigira nde? Kuko akenshi hari ugusanga n'imiryango itabumva, cyangwa se ikomeza kubahohotera, ikomeza kubakomeretsa imitima. Ugasanga umwana nubwo yaba afite ubwenge mu ishuri, ariko kubera ibintu afite mu mutwe we ntabashije gutera imbere. Nibyo turimo turaganiraho. Clarisse, wakomoje ku babyeyi, ariko nanga ko tubavugaho cyane, ko ndashaka ko tubitindaho. Iyo umwana challenge cyangwa se ikibazo mwabonye aba bana bahura nacyo, reka dusubire inyuma ho gatoya. Umwana arasambanijwe, atewe inda, agiye mu rugo kubivuga. Ababyeyi babifata bate? Cyangwa se uwo mwana afatwa ate kugeza abyaye, kugeza uyu munsi? Noneho tuze kubihuza n'abana ufite muri Mfura Foundation. Urakoze Barbara. Ntago navuga ngo umwana yatewe inda arabivuga. Abenshi barabihisha. Arabihisha kuko abazi uwo agiye kubwira. Naganiriye nabo, ndabwira ni igiki gituma ushobora guceceka ikibazo wahuye nacyo? Akakubwira icya mbere, se ndabibwira mama udahari, icyo ni kimwe. Ndabibwira papa uza yasinze buri gihe,
ikindi nimbimubwira aranyica. Donc uhita wumva ko uwo mwana aba muri environment irimo ubwoba, irimo terror, irimo iterabwoba, irimo ubwoba bukabije. Kuko uyu munsi niba ashobora gutwita, hari ubuhamya bwinshi bw'ababyeyi muzumva ati nabimenye inda igejeje amezi 7, nabimenye inda iri kuvamo, nabimenye yunamye mbona ibondo ryaragaye, nabimenye ntabwo umwana w'ubwe ashobora kwifata ati mama nahuye n'ikibazo, nahuye na kanaka yamfashe ku ngufu. Ntabwo ibyo bintu mu miryango birimo. Bamwe barabikora, bake pourcentage nto cyane bakabivuga. Icyo gihe n'ubutabera buhita bwihuta bakanamufasha iyo babivuze. Ariko iyo utabivuze akamenya ko yaguteye inda, wowe ukomeza uvugana nawe, wa mwana akomeza avugana na wa muhungu kuko azi ko ari umwana w'umwangavu, ahita atoroka iwabo batarabimenya. Iwabo bakazajya kubimenya umuhungu yaragiye kera. Uwo babasha gufata bakanakurikiza amategeko ku buryo umwana agira uburenganzira ku mategeko, ni wa wundi wabivuze kuri stage hakiri kare. Birasubira kuri cya kintu twoze tuvuga cy'imiryango, kuko mu miryango hatarimo environment cyangwa se abana batisanga, abana bumva badafite umutekano, abana bataganira n'ababyeyi, donc ntibiri hanze. Umwana ahura n'ikibazo, umubyeyi ntazakimenye, umwana ntazanabivuge. Biragoye rero ko n'ubutabera bukurikirana icyo kibazo. Hari ikibazo rero ababyeyi bafite. Ababyeyi babimenye ko atwite rero, eske barabasapotinga? Iyo amenye ko atwite, nk'umubyeyi w'umugore we abura icyo akora. Twaraganiriye benshi ababyeyi babo ati njye nabuze icyo nkora, mburaho nkwirwa, numva ndasebye. Icyo nicyo kintu kibaza mu mutwe bwa mbere. Ntashobora kuhita abona umwana amubwira ati humura, ahubwo si kuki utabimbwiye byose. Ariko ibyo bihita bihera hehe? Imibanire yabo. Niba umwana ashobora gusama akasama amezi 7, uri umubyeyi w'umumama warabyaye, urabona ko umwana wawe atwite kugeza amezi 7. Icyo akeneye ngo ni ukurya, aho akeneye ni ukuryama, ibindi ntabwo bimureba. Abana bakeneye uburere. Igihe cyose umwana azaba adafite uburere, ibi bibazo biziyongera. Ibi bibazo tugomba kubikemurira mu muryango. Mubyeyi w'umugore, mubyeyi w'umugabo, ita ku mwana wawe, yaba umukobwa yaba umuhungu. Twese dusenyera umugozi umwe. Kuko niba umwana wawe wamuhaye uburere, uwanjye nkamuha uburere, bazahura baganire nk'abana. Kandi ikindi dufite ibirura. Hari abaterwa inda n'abagabo. Ibirura by'abagabo bubatse. Ugasanga ni umuturanyi afite abana mungana, afite abuzukuru, ariko yaje gufata umwana uri munsi y'imyaka 18. Yamara kumenya ko yamuteye inda akabura. Kubera iki? Nta kuntu ndi buze nk'umwana arabikubwira gutyo openly. Nta kuntu ndi buze kubwira mama tikanaka w'umuturanyi niwe wanteye inda, cyangwa oncle cyangwa se mubyara wanjye. Papa we, hari abo twumva baterwa inda na base cyane. Ibyo ni ibibazo biri mu muryango dukwiye kubaka ku bana bakiri batoya. Ibirura se tubibwire muki? Ku buryo buri muntu wese ahagaze amenye inshingano ze nk'umubyeyi. Kuko igihe cyose ibi bizahoraho kandi tugomba kubikumira ku buryo bugaragara pe. Nta wundi muntu uzaguhera umwana uburere, bizava kuri wowe. Uyu munsi nimuha uburere, nzamuha uburere bwo kujya
guhura n'abagabo, undi amuha ubundi burere bwo kujya kwiba, undi amuha ubundi burere bwo kujya kunywa ibiyobyabwenge. Ni uko ku isi tumeze, ariko uburere bw'ibanze buva mu muryango. Twavuze mama, noneho papa afata ate uwo mwana? Ise we biba ari ibindi, biba ari ibindi, abasanzwe amutinya. Ego. Ikindi n'umubyeyi w'umudamu nawe asanzwe atinya umugabo we kubera amakimbirane akenshi baba bafitanye. Ntabwo ari bose, ariko la majorité, abenshi uba usanga bafitanye amakimbirane. Hari n'ababa baratandukanye, hari n'ababa bafite ibindi bibazo batabana mu cyumba, biriho mu miryango turabizi. Ariko ikibazo iyo kigeze ku mugabo, narabivuze, iki cyana n'ubundi ni icya nyina, nimwumve imbere, undi ni mu kime nk'icyo kirihe. Ibyo bibwira umwana w'imyaka 13 cyane, akamwirukankana ku gasozi, umwana akamara iminsi 3 ataba mu rugo. Rimwe na rimwe niba agiye kubivuga, rimwe na rimwe iyo umwana atwite muri ubwo buryo bakamutererana bose, atekereza no kwiyahura. Turabafite babiri n'ubuyobozi burabizi, batekereje kwiyahura kubera ihohoterwa bagiriwe batwite. Abibwiye mama we, noneho nkojeje isoni birarangiye. Abibwiye papa we, kirihe kimvira. Umwana agatorongera akayoberwa iyo ari, bikagera nijoro ari mu bihuru, ari he, nuko nguko. Kandi wenda yarafashwe ku ngufu, adashobora kwisobanura. Icyo cyo kwisobanura kiza nyuma. Nta kumubaza se byakugendekeye bite, kuki utabivuze, bigeze aho bigera hano, ukasanga nawe ubwe yataye gahunda, nta buzima yumva ko ejo he hari heza. Iyo rero aje muri Imfura Foundation, aba yumva reka ngende, bajya bakunda gukoresha iterme ngo reka mbe ngiye hariya wenda ndaba nibagiweho gato, ariko hakahagera tukamusama. Uyu munsi ntabwo navuga ngo turabahaza ibyo bifuza 100%, ahubwo tubigisha kunyurwa n'ibyo bafite. Ushaka kumuha n'umwenda, ushaka no kumuha n'ibyo kurya, ushaka no kumuha n'icyo gihumbi, akamenya ko ari icyo afite, akanyurwa nacyo. Abo babyeyi iyo aje akaza gutyo agasanga umwana yarahungabanye, kugira ngo azamwegere ari we watumye ahungabana, nabyo bidusaba izindi mbaraga zo kubanza kuzajya kwigisha umubyeyi. Imfura Foundation iganiriza n'ababyeyi. Yego, ni nayo stage ya mbere, ni nacyo cyiciro niho muhera. Mbere yuko babaha abana mubanza kubaganiriza. Tubanza kumuganiriza tukumva niba ikibazo yaracyumvise, niba yaracyakiriye, niba ataracyakira, uko tugomba kumufasha. Okay. Ntabwo byoroshye, ni ibibazo bikomeye cyane kubona umwana yikorera umutwaro nk'uw'umuntu mukuru. Kurera ntabwo ari ibintu byoroshye. Oyagenda ndimo ndatekereza natwe bakuze, byonyine process yo gutwita uri umuntu mukuru, uri umudamu wubatse, nayo ni ibintu biba bitoroshye. Noneho umwana muto adafite n'aho anyura, adafite n'uwabwira. Iyo muganirije ababyeyi mubona babyumva? Ababyeyi bagitangira ntabwo baba babyumva. Nubwo umwana yaba yarabyaye, afite umwana w'imyaka 2, afite umwana w'imyaka 3, n'ubundi abakimufata nka cya kirara. Umwana we bakamuta ikinyendaro, genda wa kinyendaro. Icyo gihe umva bibabaza, birababaza cyane. Afite igikomere cye, afite n'umwana batuka, nacyo ni ikindi gikomere. N'abana tujya tubasura, n'abana bafite ibikomere byo kwitwa ibinyendaro.
noneho n'abana bafite iyindi myumvire. Ibaze wa mwana w'imyaka 3, w'imyaka 4, w'imyaka 2 ari gutekereza ngo ndi ikinyendaro, akabaza ngo kaka babita kaka ba nyirakuru, ikinyendaro ni iki? komana ukumva ni ibibazo bikururuka ku buryo na wa mwana kugira ngo azabeho, azige, azavemo umuntu wigirira akamaro. bajya bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Umwana niba akuze muri iyo environment imeze gutyo ko atari umuntu, kuko ikinyendaro iyo uvuze ngo yakakwiye kumwita Loïc, yakamwiye kumwita Eric, yakakwiye kumwita Clarisse, yakamwiye kumwita izina rye, ariko akamwita ijambo ikinyendaro, kuko akana katitwa ikinyendaro kukingiye nitwa ikinyendaro. Ibyo bikamufata umwanya wo gutekereza ku iryo jambo, akazakura icyo kintu ari igikomere afite, kandi guhera ku myaka 2. Ari cyo kintu duhora twigisha n'ababyeyi b'abo bana ko bagomba kubagaragariza urukundo. Nubwo ibyo byose byaba, akaba afite umuntu umukunze kurushaho, kuko azabona urukundo rw'umubyeyi umwe. Uwa kabiri ise we ntahari, cyangwa arafunze, cyangwa yarirutse, ni aradepanda kuri nyina na famiye ya nyina. Famiye ya se yo nta hantu yongera guhurira n'uwo mwana. Iyo bamufunze ntaho bahurira. Iyo yatorotse ntibaba banabazi. Abenshi baba ari abapagasi muri iyo ntuzi, muri iyo karitsiye. Akaza akamutera inda, akaba arasubiye iyo, ntumwe wanamumenye. Ntago azi aho akomoka kwa se. Icyo gikomere nacyo aragifite. Afite igikomere cy'uko bamwita ikinyendaro, afite igikomere cy'uko no mu muryango ari kurererwamo batamwakira. Uwo mwana azakura ate? Ari naho nahereyeho mvuga nti turifuza kuzafata bariya bana. Ni projet ndende dufite muri Fura Foundation, ko tuzafata bariya bana tukabaha uburere bw'umwana kuva ari muri iriya myaka kurinda akuze. Byibuza bwa burere na bya bibazo ahura nabyo abashe kubyakira akiri muto, kugira ngo bitazamwangiza mu gihe cye kizaza. Tugana ku musozo, reka nkubaze kino kibazo gihura n'ukuntu wowe watangije Fura Foundation. Akenshi hari ibibazo twumva ukavuga ni binini cyane nta kintu nakora, sibyo? Ariko wowe nk'uko wabivuze kare, wafashe inyungu ukura muri business yawe uyitangiza foundation. N'uyu munsi uri sponsoring si menshi, nawe niyo mpamvu ufite abana bake, wakifuje gufasha abana benshi. Niki umuryango nyarwanda wakora kugira ngo ntituvuge ngo ni ikibazo cy'inzego z'ibanze, ni ikibazo cya leta, ni ikibazo, ni iki twe twakora kugira ngo dutange umusanzu wacu? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ni gute twakorana na Fura Foundation kugira ngo tugire icyo dukora? Urakoze baba. Icya mbere twakora nk'abanyarwanda, nk'abakunda igihugu cyacu, nagihereho kare, dutanga uburere nyabwo. Umwana umufate nk'umwana, umubyeyi amenye inshingano ze, umwana amenye inshingano ze, ndetse n'ibyo dukeneye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri cy'umuryango nyarwanda wakora, twese tugira ibitekerezo, tunafasha mu buryo butandukanye, ariko iki kibazo cy'abangavu baterwa inda bakiri bato ni ikibazo twese twagakwiye gushyiramo imbaraga. Nimbona umwana wa mugenzi wawe, nimbona umwana wawe, nimbona umwana wa kanaka ari mu bintu bidahwitse, kubera ko iwabo yahawe uburere, nimubwira aranyumva,
ariko uyu munsi nshaka kukubwira ahubwo ukandusha amarere nkwigendera. Tujya tubibona leta ibishyiramo imbaraga nyinshi zo kurwanya ibi bikorwa bibi, ariko ugasanga birakiyongera. Izingiro ry'ikibazo riri mu muryango. Umusada wa mbere cyangwa umusanzu wa mbere nk'abanyarwanda tugomba gutanga ni ugusubira mu miryango yacu, tukubaka imiryango mizima, tugatanga uburere. Nindera uwanjye neza ukarera uwawe neza, hari icyo tuzafasha cyane. Abana, abafite abana bashobora gusama izo nda, donc bari mu kigero cyo gusama, cyangwa se n'abahungu bari mu kigero cyo kuzitera, dukora iki? Ikintu cya mbere, no muri mfura twarabitangije, buriya buri mutima, umwana wabyaye akiri muto aba afite izindi nshuti z'abakobwa bangana cyangwa se bari mu rugero rwe. Tugira ibiganiro azanamo byibura umwe mu nshuti ze, byibura umwe, nawe tukamuganiriza. Uwo muntu umwe atubera ambasada muri community ye, akagenda niba hari ibiganiro tugomba gutanga mu kagari runaka, uwo muntu niwe ubyorganizinga, akabishyira ku murongo, tukagenda tugatanga ikiganiro. Yahuje abangavu bangana batarasama mu buryo bwo kwirinda kubyara inda zitateganyijwe, akabimenya mbere, kuko uyu munsi baramushuka, cyangwa se nawe arishuka, cyangwa se nawe bijyamo abishaka. Biri mu bwoko butandukanye. Niba uyu munsi rero bamushutse, uwo wundi we ntabwo dushaka ko bazamushuka. Ntabwo dukeneye kubona abandi ngo bakomeze baze muri mfura, ahubwo tugomba gukumira ba bandi bataragerwaho n'icyo kibazo. Ukiraho mu gukumira ibirura, tubigenze dute? Ibirura n'uyu munsi wenda ndibuze kubisorezaho. N'uyu munsi ushobora kumva ko umugabo wubatse ashaka kuryamana n'umwana w'imyaka 13, afite umugore, afite abana, afite abuzukuru, ariko arifuza ko ari akana k'imyaka 13. Twagize ibiganiro n'ababyeyi b'abagabo b'abo bana gusa, abamama babo batarimo. Tubabaza ikibazo kimwe: ni iki gitera abagabo gufata abana b'abangavu? Baratubwira ngo ni irari umuntu adashaka gusobanura. Tubabwira tuti rero, guhera uyu munsi, niba ugiye kunywa agacupa ukabona hari mugenzi wawe uri guhohotera umwana nubwo yaba ataramusambanya, uwo muntu mudufashe mubigeze ku nzego z'umutekano. Ikintu cyo twakora kuri ibi birura, usibye nyagasani no kuba ijisho rya mugenzi wawe, nta kindi. Ariko turashishikariza abagabo n'abasore muri rusange kwirinda gufata abana bakiri bato, kuko uba umubujije amahirwe, uba wangije ubuzima bwe. Muzabona ingo zidivorsa, si uko bo baba barabyariye iwabo, ariko iyo agezeyo kubera bwa bucakura bagira atya agahisha umugabo, agahisha akiba, akajyana iwabo, akagira ibiki, ukabona afite uduco utamenya. Abo rero ntabwo ari bo babyeyi twifuza, ntabwo rero azaha umwana kuko nawe ntabwo yabonye. Nibadufasha aba bagabo n'aba basore, ni ukuri badufashe kwirinda gutera inda abana bakiri bato, kuko baba bababujije amahirwe. Kandi babe n'ijisho ry'abo bana cyane, bakora umutekano w'abo bana. Ni gute twakorana na Mfura Foundation dusoza? Mfura Foundation imiryango irakinguye nk'uko nabibabwiye. Kugeza uyu munsi ntabwo navuga ngo nta muterankunga mfite, kuko abavandimwe banjye baramfasha.
umuryango wanjye uramfasha, inshuti ziramfasha, ariko twifuza gukora ibintu byinshi kandi byiza, kuko dufite ibintu twinjiye muri Imfura Foundation twabonye noneho ibibazo byinshi pe, byinshi ku buryo niyo bigeze mu bushobozi ndavuga nti Nyagasani ndabigushinze, ariko birakunda kuva twatangira ntabwo abana barasiba, keretse muri kiriya gihe cya covid twari turi muri lockdown aribwo tutakoraga, ariko aho bafunguriye ntabwo ndabura rwose uko baza kwiga, ntabwo ndabura uko babaho, ibyo ngomba gukora byose ndabishaka nkabibona, ariko amarembo arafunguye. Ushaka gukorana na Imfura Foundation yatugana, dukorera i Rwamagana tukaganira tukumva icyo badufasha. Ikindi dukenera cyane kandi kinaduhenda ni abantu baza guhugura. Ndashimira n'abantu badufasha kuko hari abitanga bakaza bakaduhugurira abana, yewe nta n'igiceri tubahaye, abo bose ndabashimira. Kandi dukeneye abantu bari muri iyi domaine bafasha aba bana, dukeneye abapsikologe, dukeneye abasosiyologe, dukeneye abize gender, dukeneye abize ubuzima bw'imyororokere, dukeneye benshi bashoboka ku buryo uyu mwana agira ubuzima buzira umuze, ubuzima buzima, kandi n'umwana we akagira ubuzima n'umuryango aturukamo ugatera imbere. Ngayo nguko. Urakoze cyane Clarisse, urakoze kwitabira ubutumire bwacu, uraduhize, udusizemo challenge, ariko abakurikiye ikiganiro The Barbara Show murumva ko urugendo ari rurerure. Ngewe ikintu ntahanye mbona byinshi, cyangwa se ikintu nkuyemo no kwita ku miryango yacu, twite ku miryango yacu, twite ku burere duha abana bacu, twite no ku mutekano w'abana bacu mu muryango, kuko hari abana bahohoterwa mu miryango yabo, agahohoterwa na onkle we, cyangwa kuko ihohotera rifite forme nyinshi. Twite rero ku miryango yacu, twite ku bana bacu, hanyuma dutanga uwo musanzu natwe nk'abanyarwanda kugira ngo iki kibazo gikumirwe, kuko hari abana benshi batakarira muri ibi. Ni generation ebyiri, ni imbyaro ebyiri. Donc uwo mwana watewe inda, ubuzima bwe bufashe indi direction y'ubuzima, na wa mwana yabyaye nk'uko mwabyumvise Clarisse abivuga, nawe afite ubundi buzima yinjiyemo atakabaye yarinjiyemo kubera ibyo bikomere, kubera ibyo bintu byinshi. Rero Imana idufashe, dukomeze kugira ikintu dukora kuri kino kibazo cy'abana b'abangavu baterwa inda bakiri bato. Nk'uko nsanzwe mbikora rero, ndabashimiye, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, kandi nimba ukibonye kuri YouTube turagusaba ukore subscribe, kandi ukomeze gukurikirana ibyo tuganira. Urakoze cyane, nk'uko mbikora buri munsi, mbifuriza umugisha w'Imana. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe, ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibahe umugisha.